ndagira ngo nongere mbahe ikaze hano kuri Harvest, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe, itorero n'umuryango. Ndagira ngo mwe muri hano mbahe ikaze, niba utarasinzira wazamura ikiganza, ndagira ngo mbakire. Namwe turi kumwe kubwiyakure online, ndagira ngo namwe mbakire rwose aho ngaho uri iwawe mu nzu yawe. Hari abari mu modokari mugenda, namwe ndagira ngo rwose mbakire, ndetse n'abazabasha gukurikira nyuma namwe ndagira ngo mbakire, kugira ngo twese dukomeze gufashwa n'ijambo ry'Imana. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo turabakunda, ndagira ngo mbabwire ngo turabasabira, ndagira ngo mbabwire ngo twifuza kuba turi kumwe namwe umunsi ku munsi. Twifuza kuba twagera muri buri rugo rwa buri wese muri mwe umunsi ku munsi, nubwo bidakunda ariko hari ikintu kitajya kinanirana. Icyo tutajya tunanirwa ni ukubahoza ku mutima, ni ukubasabira amanywa nijoro, ni ukubakunda kugira ngo mukomerere mu mbaraga, mu buntu bwa Kristo no mu mbaraga z'ijambo ry'Imana. Uyu munsi dukomeje ibyigisho byacu, aho dukomeje kureba ku itorero rya mbere ryatangiye, aho twabonye yuko ryari itorero ry'abadatezuka, itorero ry'abadasubira inyuma, itorero ry'abadacecekeshwa, itorero ryiyeguriye gukorera Imana no gusohoka no kuyamamaza. Niryo tubona mu byakozwe n'intumwa. Abatari abashyitsi hano bazi ko uyu munsi tugeze ku gice cya kangahe? Ndavuga ku batari abashyitsi, cya kangahe? Cya 12. Tugeze ku gice cya 12. Iki gice nigeze kuba ahantu twakizeho hafi ukwezi kose, ariko uyu munsi turakiganira mu kibwirizo kimwe. Ubwo rero ndagira ngo umbwirire uwo muri kumwe ngo we gusinzira, reke dukurikirane ijambo ry'Imana. Mumbwire ngo we gusinzira, dukurikirane ijambo ry'Imana. Ubundi nari nashatse kuvuga ko ngo imbaraga z'itorero risenga, ryisengera ndetse risengera n'abashumba baryo, muri iryo torero uko byagenda kose imirimo n'ibitangaza birakoreka. Nashatse kugira ngo iyo usomye ukareba, twavuye ku gice cya 11 tureba Petero yiregura ku bakristo b'Abayuda, tureba ubutumwa bwiza bugera muri Antiyokiya. Uyu munsi tugeze mu gihe cyo gutotezwa n'akarengane. Ariyo mpamvu nifuje kugira ngo igice cya 12 tuganire tuvuga ngo mu gihe cyo gutotezwa n'akarengane ab'itorero barasabwa kwitwara bate. Mu gihe cy'itotezwa, mu gihe cy'ibigeragezo, mu gihe cy'akarengane ab'itorero barasabwa kwitwara bate. Ndagira ngo rero twese tugende mu byakozwe n'intumwa ibice 12. Mwibuke ko ahangaha twe turi itorero ryizera Bibiliya, rikabwiriza Bibiliya, rikazamura hejuru izina rya Yesu Kristo. Ntabwo tujya twigisha ibitekerezo by'abantu n'ibyiyumviro byacu, ntabwo tujya twigisha ibyo twasomye mu bitabo bitandukanye bindi, ahubwo twahamagariwe kugira ngo twigishe ijambo ry'Imana. Nuza kwibagirwa, ndagira ngo uyu munsi intego nkuru utahe usubiyemo aya magambo ufatanyije nanjye. Aravuga ngo njye ndi umukristo. Ndagira ngo nimvuga nawe usubiremo, njye ndi umukristo, nzahora ndiwe. Niyo mpamvu no mu bigeragezo, gutotezwa n'akarengane, sinzatinya, nzakomeza gusenga ubudasiba, nzakora iyo bwabaga ngo buri cyumweru nterane n'abandi, nzakomeza nizere
kandi niringire Yesu kuko ari muri we honyine nteze amakiriro n'insinzi yanjye nyansinzi. Ubwo rero niba ushaka kumenya aho nabikuye, reka dukomezanye dusome ijambo ry'Imana. Umurongo wa mbere aravuga ngo nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi. Ndagira ngo ukomeze Bibiliya yawe ibifunguye, ibyo tuganira byose ibe igenje ite ifunguye. Ndagira ngo wenda nsubire nkubwire ahangaha aravuga ngo nuko muri icyo gihe, aravuga n'amazina. Ndagira ngo wibuke ko tuvuye ku gice cya 11 aho Barinaba yagiye Antiyoke, kandi wibuke ko hariya nibwo bwa mbere, mwibuke ko icyo 11 nibwo aba bantu batangiye kwitwa ba Kristo. Niyo mpamvu turimo tuvuga ngo ngende iki no mu Kristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze no gupfa. Luka ntabwo yandikaga agenda ikintu kimwe agikurikiranya n'ikindi, kuko burya ahangaha aya magambo yari aravuga ibyabaye ahere ku murongo wa 24 w'igice cya 11. Aho ngaho ni hari. Niyo mpamvu yari yabanje kuvuga ibyabaye Antiyokiya, ibya Baranaba na Sawuli, arakomeza agera i Yerusalemu, Petero agera no kwa Herode. Kandi ndagira ngo wumve uyu Herode turimo tuvuga, uyu ni umwuzukuru wa Herode, wa wundi Herode the Great, wa wundi wahisemo kwica abana bose b'impinja kugira ngo adahushwa kwica Yesu. Turi hamwe? Ndagira ngo mwibuke ko uyu nguyu rero ni umwishwa wa Herode Antipa, wa wundi wishe Yohana umubatizi, wa wundi wazengereje Yesu mu rubanza. Uyu ni umwishwa we. Ndagira ngo rero wumve ko uyu yari umuntu wavukiye mu bantu b'abagome, mu bantu badatinya gukora icyo ari cyo cyose, guhera kuri sekuru kugera kuri nyirarume yagomboye, bari abantu b'abagome. Yari afite karande y'ubugome, yari afite karande yo gufata ibyemezo bikakaye, kuko n'inkomoko ye ntiyabimubuzaga. Niyo mpamvu kugira nabi ntabwo byari ibintu bimutunguye. Uribuka ko ari umwana yigeze no gutandukana, uriko amateka ajya avuga, yigeze gutandukanywa na nyina atumwa i Roma kuko ise yari yaramaze kwicwa. Niyo mpamvu nawe igihe yabonye amahirwe yo kugirira nabi itorero, yabikoraga atitaye ku cyo ari cyo cyose. Ariko ndagira ngo ngubwire ngo karande y'urwango n'ibyaha ikurwaho no kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Abari abagome bagahinduka bakaba abana b'Imana. Ku murongo wa 2 bafatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Kwicisha inkota ni ugukata umutwe. Abonye ko anejeje Abayuda, aba Bayuda ni ba bandi, ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Uyu Yakobo mwene se wa Yohana ni wa Yakobo wari intumwa ya Yesu, wa wundi umwe mu bahungu ba Yebedayo, umwe wari umwe mu inshuti magara z'akadasohoka, washaka wabita akazu ka Yesu, ntango mitagira akazu. Petero, Yakobo na Yohana niko bajyaga bavuga ngo ntango mitagira abiru, kandi nibyo koko. Na Yesu yari afite abiru be, uyu yari umwe muri bo.
kandi wibuke ko Herode yaramwisha amuca igihanga. Niyo mpamvu bavuze ngo amwicisha inkota. Kandi Yesu yari yarabihanuye. Hari abahanuzi bateye hano bahanura ibyiza gusa. Yazi ko ufite akana guhanurira ibyiza gusa. Guhanura ngo Imana iguhaye visa, Imana igugire, ariko mwokabyara. Yesu yahanuraga ukuri. Yari yarayihanuye muri Mariko ibice 10:39 aravuga ngo, arababwira ngo koko igikombe nzanyweraho muzakinyweraho, kandi n'umubatizo nzabatizwa niwo muzabatizwa namwe. Yashakaga kuvuga ngo uko nzababazwa niko namwe muzababazwa. Herode yo kanyagwa aza kuba ari we bisohoreraho. Abonye ko anejeje abayuda. Aba bayuda ni b'abakosayimani, ba bandi barwanya gitorero, ba bandi batizeraga Yesu, kandi bari mu myanya ikomeye. Ahitamo kwiyongeza. Niyo mpamvu dusabwa gusenga buri gihe cyose, kugira ngo duhore iteka dufite abayobozi beza bari mu myanya myiza, imyanya ikomeye, kuko yigiyemo abatemera Imana. Itorero n'abatari abitorero bose barahombera. Ahitamo kwiyongeza na Petero. Ikosa gusa yakoze nuko yashaka Petero ariko ari ku munsi w'imitsima idasembuye, kandi muri kalendari y'abayuda wari umunsi utapfa gukoreraho mahano. Bajya bavuga ngo n'umusazi atinya nyina. Burya n'abagome hari aho bagera kagacamo bakavuga ngo nzabukora ejo. Imana nayo igafatira aho ngaho ikadutabara. Imana igafatira aho ngaho igaca inzira, atari uko abagome ari bo bahisemo kutureka, ahubwo kuko Imana yagize icyo ikora. Murongo wa 4, muracyafite Bibiliya? Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikane 16 kumurinda bane, agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Ngaho mva umugome. Hari abantu birirwa baducunga batugenzagenzura ngo tutagira aho dutaragurika, ariko ndagira ngo nkubwire ngo turi mu burinzi bwa Kristo. Amushyiraho bane imbere, amushyira bane iruhande, amushyira bane 16 ku munsi n'umwe. Wibuke ko ubugome yabukurikizaga sekuru. Sekuru wumvishe ngo, kandi abagome rero bajya bagira n'utugambo two gushengura, ngo harya ngo uwo mwami w'abayuda ngo yaba yavukiye ngo kugira ngo nanjye ngo njye kumuramya. Here, aba bumva bavuga neza bose siko ari beza. Yesu ati tuzababonera ku mbuto zabo. Na sekuru niko yari ameze, kugira ngo uru ruhinja rutancika. Nubwo bavuze ko rwavutse none bataba bambeshye, ngiye guhera ku myaka 2 kugeza uyu munsi. Nawe ngero muri kumwe ngo uzaraga abana bawe umurage mwiza, ntukazabaraga ubugome, ntukazabaraga ibyaha, ntukazabaraga ibintu bibi. Umva nawe ngo uyu muntu kugira ngo atancika ngiye kumurindisha 16. Yani buri masaha 3 bane baze, buri masaha 3 baze basimburana, kugira ngo hatagira n'uwibesha agasinzira gake. Murongo wa 5, nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe. Ariko ako kantu ndagira ngo mukarebe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. That's my point. Aho niho nashaka gufatira icyigisho cyacu icyigisho hano. Ikintu cya mbere nshaka kuvuga, ese mu gihe cy'ibigeragezo, mu gihe cy'akarengane, mu gihe cy'ibibazo, mu gihe cyo gutotezwa, mu gihe cy'amage, abitorero babigenze bate? Icya mbere, mu gihe cy'ibigeragezo, gutotezwa n'akarengane, jya ukomeza gusenga ubudasiba,
kandi usengere n'abayobozi b'itorero ryawe. Buriya hari ibibazo byinshi duhura nabyo, hari amarira turara tuboroga. Mujye mudusabira. Paulo niwe wanditse aravuga ngo nanjye ngo munsabire kugira ngo mbashishwe kuvuga ubu butumwa bwiza nshize amanga ubwo mbereye mu munyururu. Ikintu njya mbasaba amanywa nijoro, urashobora kutazanzanira ibigori nk'uko bamwe babinzanira. Urashobora kutazanzanira isake nk'uko bamwe bazinzanira. Urashobora kutazanzanira amata nk'uko bamwe bayanzanira. Ariko ntukabure kunsabira kugira ngo Imana dukomeze, kugira ngo dukomeze duhagarare dushikamye muri Kristo, tutigisha ibitekerezo by'abantu, ahubwo twigisha ijambo ry'Imana. Mu gihe cy'ibigeragezo, gutotezwa n'akarengane, icya mbere jya ukomeza gusenga ubudasiba. Ndavuga gusenga, kwegera Imana, gusabana nayo, kuba mu bihe, gufata ibihe byo kwihererana n'Imana, kugeza igihe abantu batanamenya igihe ubifatira kuko wabigize umuco. Iyo ubonye umuntu ukimenya, buriya mudamu akunda gusenga kenshi ni uko aba agiye bikora abantu ngo babibone. Buriya abasenga babyuka saa 9 z'ijoro, babyuka amajoro bagasenga bakaborogera Imana. Tujye dusenga twiherereye, ariko tujye dusenga turi kumwe n'abandi nabwo. Ngo ariko ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Ntabwo bose bari kujyana nawe mu munyururu. Hari igihe wowe ubona ibibazo biri ku bandi ukagira ngo ntibikureba, ukicecekera. Ntabwo ariko itorero ryabigenzaga. Bakomeza kumusabira n'umwete mwinshi ku Mana, kuko nabo bene iryo torero ryari kimwe natwe. Nabo bizeraga badashidikanya ku mbaraga z'amasengesho. Ndagira ngo umbwirire uwo mwicaranye ngo twizera tudashidikanya ku mbaraga z'amasengesho. Mumbwire ngo Imana yacu ntabwo ari bayari. Imana yacu ntabwo ari igipfamatwi. Mumbwire ngo dufite Imana yumva, dufite Imana ishoboye, dufite Imana yishoboye. Kimwe na Daniel, uzakomeze guhanga amaso Umwami Imana, umushakishe gusenga no kwinginga no kwiyiriza ubusa. Wambara ibiba ngombwa, wambara ibigunira, wisige ivu. Uzasenga ubudasiba nka Mose, wikubise hasi yubamye, ararangurura arasenga. Nawe jya ubwira byose Imana ku murongo bikugoye, kuko Imana yacu irumva, Imana yacu irasubiza. Yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge, ni Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Zasenge nka Kristo Umwami wacu ubwe. Ndamwibutse mu gashamba k'Igetsemani asengana umwete. Nawe nugira mu bibazo, mu bikuruhije, mu ntambara, mu makuba no mu byago, mu karengane no gutotezwa, mu kugambanirwa, washobewe, ntukagire ubwoba ngo ukuke umutima. Ntugakangwe ngo uceceke imbere y'abantu n'Imana. Ntugasakuze mu kigeragezo, karengane no gutotezwa, ahubwo uzatumira Imana usenge wihererane nayo, kuko irashoboye. Ibasha guca inzira aho zitari, ibasha kohereza marayika wayo akakurinda, ibasha gutuma uwaguhigaga apfa mbere yawe. Herode yapfuye mbere ya Petero. Kandi nubwo yaguhitana, kuri twebwe twayiringiye tumaramaje, tuzi neza ko na nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Humura. Mbwira mugenzi wawe ngo humura, dufite Imana iri hejuru y'abami n'abatware bose bo mu isi. Mwami wacu Yesu Kristo no mu gihe yarababaye bikabije, nyansoma muri Bibiliya bakavuga ngo ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Yarasenze cyane.
agera n'aho acaha abigishwa barabakangura, arababwira ati nimusenge mwo kanyagomwe mutagwa mu mosha. Uko ibibazo akarengane byiyongera, nawe uzajye wongera ibihe byo gusenga. Iga gusenga nk'uko itorero rya mbere ryasengaga, ndetse rigasengera umushumba waryo no mu bihe bimukomeranye, kugira ngo imbaraga z'Imana no gukora kwayo bimanukane imbaraga n'ibitangaza. Bagira rero ngo nkubwire ngo sigaho gutangara, sigaho gutungurwa, sigaho kwikanga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Ayo ni amagambo ya Kristo. Petero ubwe muri Petero wa mbere ibice 4 maze ageze ku murongo wa 12, ubwe uyu niwe wavuze ngo bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu, ngo mumere nk'abagushije ishyano, ahubwo munezezwe nuko mufatanije imibabaro ya Kristo, kugira ngo muzanezerwe mwishima bihebuje ubwo bwiza bwe buzahishurwa. Dore umucanye ngo Yesu nagaruka tuzasa nawe. Umwere ngo abatureba ubu nuko batazi ko ejo haca ari heza. Bakundwa, uko tuzamera ni kurerekanwa, ariko icyo tuzi neza nuko niyerekana tuzasa nawe. Sigaho gukuka umutima, sigaho gutakaza icyizere, sigaho kwiheba. Paulo mu Bakorino ba 2 ibice 4 ku murongo wa 16 aravuga ngo nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye, kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kwa kanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Natwe ntitureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Wamenye iki? Ntawagukanga. Wamenye iki? Ntawagukanga. Ntiyagukangisha ibyashize, ntiyagukangisha ibya none. Muri Yesu Kristo turashinganye. Sigaho gutegereza ngo ibigeragezo bibize ubone usenge. Umva, dusenge ubudasiba, dusenge ubudasiba. Mwene data udasenga, hari akaririmbo baririmbaga kera ngo mwene data udasenga ntawe urajya he. Umuntu kazi nawe arashaje, umuntu kazi nawe ari kugenda n'amazi mi. Hari uturirimbo ntera hano ngasanga ninjye nyine n'abandi bakeya bo turi kujya kungana n'abandi utegusa n'abandi bose ndagira ngo mu bihe by'akarengane, mu bihe by'amage, mu bihe bigoye, jya usenga ubudasiba. Icya kabiri ndagira ngo tugikure ku murongo wa 12, ariko reka duhere ku murongo wa 6 niho tugeze. Herode, turi kumwe? Abinyuma muracanyumva? Abatarasinzira tuzamura ikiganza hejuru. Okay, abasinziye natwe tuzamure. Okay, ni 4 gusa basinziye, kandi ubwo bazamuye ikiganza nabo bari hafi gukanguka. Herode araye ari bumusohore. Tugeze ku murongo wa kangahe? Ari bumusohore. Iryo joro Petero yarasinziriye hagati y'abasirikare 2, aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi babo nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Muravuga ngo hari abantu bafunga nabi. Petero yarakabije aragatsindwa, yagurindishije 16 akananga kakuboha. Hari abantu bagira ubugome bagakabya bakarenza n'ibishoboka, ariko nagira ngo nkubwire ngo na nyuma y'abo bagome hari ugutabara kw'Imana. Nuko marayika w'umwami Imana hagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu aramukangura ati byuka n'ingoga iminyururu imuva ku maboko iragwa. Ndagira ngo nkubwire abana b'Imana, ariko tekereza niki cyatumye Petero abasha gusinzira. Halo,
wibuke ko Yakobo yari yamaze gukatwa. Wibuke ko uyu Herode nta mikino, nta byo gutekereza ngo hari imbaraga za perezida ziri buze ku, yarazi ko nugukata umutwe nta kindi kibura. Niki cyatumye abasha gusinzira kugeza igihe aje gukangurirwa. Ndaryama nkizirwa, ndikuyamaza nayogera ngo kuko akose mwanrwanaho sha nde gusebera imbere y'abantu kandi namwe muri kwiva munrwaneho mwa. Amen. Kugira Yesu Kristo bituremera amahoro mu mutima, ya mahoro adakangwa naho turi nuko ibintu bimeze, ya yandi atuma tusinzira. Mu gihe abandi twagenze urugendo rumwe, mu gihe abandi twanyuze muri bimwe, bahorana inzozi zibaraza ijoro, badashobora gusinzira, bagira flashbacks y'ibyo banyuzemo naho banyuze. Ariko yo wakiriye Yesu Kristo, icyambere aduha amahoro yo mu mutima kuko ni umwami w'amahoro. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe, abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wibuke umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenye ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Halo, hari ibyo Imana igiye gukora ari nawe ubwawe ugire ngo ni ukurota. Tugira ngo ni ukurota iyo tubonye ibyo Imana yakoze, tugira ngo ni ukurota. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana yacu irashoboye. Imana yacu izabikorera kwiyubahisha, kandi izabikora bigaragaze koko ko ari yo ubwayo ibyikoreye. Ababunza amagambo bareke, nuko batazi Imana usenga. Iyaba bayimenyaga bafunga zipu. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu kumurwa. Rurabikingurira ubwarwo, barasohoka banyura inzira imwe. Uwo mwanya marayika musigaho. Reka nkubwire, hari inzugi abantu bakinze, hari imitego bateze mu nzira. Ndagira ngo ngutangarize ku mugaragaro yuko y'isaha y'Imana igeze, imitego ubwayo iritegura, inzugi ubwazo zirikingura. Reka guhanyanyaza, reka guhatiriza, iyi saha y'Imana igeze, birikora. Nona nyuma ya zeri irakora. Akibitekereza atyo, asohora kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko, aho abantu benshi, ndagira ngo kanuna kukamve, aho abantu benshi bari bateraniye bagenza gute? Aho abantu benshi bari bateraniye mu gihe cy'ibibazo, mu gihe cy'akarengane, mu gihe cyo gutotezwa, mu gihe washobewe. Va mu magambo. Halo, hari igihe cyo kuganira, hari igihe cyo kujya inama, hari igihe cyo gutekereza ibikwiriye gukorwa, ariko ikiruta byose ibihe byiza nibyo gusenga. Icya kabiri, mu gihe cy'ibigeragezo, gutotezwa n'akarengane, nzakora iyo bwabaga mu nzira ishoboka yose, ariko mbashe guterana n'itorero ry'Imana buri cyumweru. Halo, muri icyo gihe cy'ibigeragezo, muri icyo gihe umushumba wabo yari yajyanye biteguye, bategereje inkuru y'uko umutwe bawuciye. Bose bari bateranye hamwe, bari benshi bateraniye baje kugenza ute? Gusenga. Reka nkubwire, mu bihe byari byo byose, ntukazemere. Halo, ntukazemere kubaho udasenga, udaterana n'abandi. Niba nafunga aha hantu hose, tuzagerageza, haba tuzateranira online, haba tuzaterana kuri telefone, dore ko ikoranabuhanga ryageze, ariko uzaharanire kuguma uri kumwe n'abandi. Mu gihe cy'ibigeragezo, mu gihe cyo gutotezwa n'akarengane, ndagira ngo nzakora iyo bwabaga
mu gihe cy'ibigeragezo, ndagira ngo dusubiremo, mu gihe cy'ibigeragezo, gutotezwa n'akarengane, nzakora iyo bwabaga mu nzira ishoboka yose, ariko mbashe guterana itorero ry'Imana buri cyumweru. Akibitekereza atyo, asohora kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko. Uyu Mariya ntabwo ari wa wundi Mariya nyina wa Yesu, ahubwo ni Mariya wa wundi nyina wa Yohana Mariko. Wa wundi nk'uko tubibona mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ba bandi b'Abayuda, yari afite izina Yohana ry'Abayuda, ariko akagira n'izina ry'Abaromani, ari ryo Mariko, kimwe na Saulo na Paulo. Uyu rero Yohana Mariko niwe wa wundi wanditse igitabo cy'ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko. Kandi abahanga bemeza ko Petero yamufashije kucyandika. Niyo mpamvu ubona Luka avuga n'izina na nyirinzu bari bateraniyemo, ko ari kugira ngo ashobore kubihuza. Icyo nashaka kuvuga ni uko bari bagenze gute? Bateranye, bari hamwe, basenga. Mu gihe akarengane kaje, mu gihe ibyago byaje, hari abantu ujya uhura nabo ngo kutakiza gusenga, ngo mushomba muri iyi minsi ngo nabuze akazi. Ayi mafene, ahubwo si igihe wabuze akazi waje ugasenga. Hari abantu noneho bamwe, noneho bo nibo babandi babara amacuri, araza agasenga katugora, no mu cyumba akajya azinduka, arobona akazi, muzongere mumubone. Arocuruza bifate gake, muzongere. Hari abantu benshi bageragezwa no gusubizwa kurenza ikigeragezo nyir'ubwite. Ngira ngo mbisubiremo, abantu benshi bagorwa no kwakira igisubizo kurenza ikigeragezo. Ugasanga mu gihe bari mu bibazo, bari mu mwanya ukwiriye, ubabaye asenge, bagasenga, ariko ariya yabona amatakira ngoyi. Niyo mpamvu tugomba gusenga mu bihe bikwiriye no mu bihe bidakwiriye. Amen, amen. Ntabwo baje gusenga kuko habaye ibyago, nk'uko twakomeje gusoma guhera ku gice cya mbere. Wari umuco, bahoraga basangira ibyabo. Ntabwo bateraniye muri izo nzu zabo kubera ko Petero yajyanwe, oya, bari basanzwe baterana, bagasangira ibyabo, bakamanyagura umutsima, bagashyira hamwe. Mu bihe byose akarengane kaje, uzajya ukora ibishoboye kugira ngo uterane n'abandi. Ndagira ngo mubwire ngo sigaho kwitandukanya n'abandi, ngo ube mu bwigunge wenyine. No mu ishyamba inyamaswa iribwa ni ya yindi yitandukanya n'izindi. Mujya mubibona, niyo izikurikiye akitandukanya kakajya ku ruhande, ako kaba kagiye. Nta mukristo utagira aho abarizwa. Umusozi umwe nukunanira uzajye mu wundi, ariko ugire aho uteranira. Turi hamwe dufite imbaraga, kuko niwo mugambi w'Imana. Yesu aravuga ati nuko muba umwe kuko nanjye na data turi umwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimukareke guterana n'abandi nk'uko bamwe muri mwe bajya babigenza, ahubwo uko uriya munsi wegereza aba ariko murushaho kujya mubikora. Ntukagire ubwoba, witinya, ndi kumwe nawe. Witinya umuntu wakwica umubiri gusa, uzatinye Imana. Yesu ubwe, Yohana wa mbere 4:4 aravuga ngo uri muri mwe aruta uri mu bisi. Timoteyo 2:1 ati kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Intsinzi ni yacu, kuko ndangajwe imbere na Yesu. Intsinzi. Yesu
Yohana 16:3 aravuga ati ariko nimuhumure nanesheje isi. Ngiro muri kumwe ngo humura. Mumbwire ngo humura. Mumbwire ngo humura. Tugiye kureba icya gatatu. Reka dusome umurongo wa 13. Ndavuga ibintu bine gusa. Abari kuva saravuga 8, aravuga 9, ni bine. Ubu ngeze ku cyaka ngahe? Ngiye kujya ku cya gatatu sindakivuga. Tubanza dusoma umurongo wa 13. Avuga ngo iki? Petero akomanga ku rugi rw'irembo. Umuja witwaga Rode ajya kubyumva. Amenya ijwi rya Petero. Ibi neza neza bimubuza gukingura. Nuko yirukanga asubira mu nzu ababwira yuko Petero ahagaze ku irembo. Baramusubiza baturasaze, urasaze. Ariko akomeza guhamya kwari koko. Batahubwo uwo ni marayika we. Iyo arakomeza, Petero nawe arakomeza arakomanga. 16. Bakinguye basanga ari we koko, barumirwa. Arabamamata, arabasobanurira uko umwami Imana yamukuye mu nzu y'imbohe. Arababwira ati mubitekerereze Yakobo na bene data bandi. Arasohoka ajya ahandi. Mubitekerereze na bene data bandi, mubibabwire abandi babasha nabo kubivuga. Arababwira ati mubitekerereze Yakobo na bene data abandi. Arasohoka ajya ahandi. Ndagira ngo nkubwire ngo byose, ibihe byose ntabwo bihwana. Hello? Ibihe byose ntabwo. Kandi ibihe biza bihana bucya bucana yandi. Ahangaha Petero niwe ugenza ute? Niwe ukwepye yigira ahandi, asiga itorero. Ariko mwibuke ko mu gice cya 8 itorero niryo ryatatanye rirahunga risiga abigishwa ba Yesu. Buriya buri kihe kiba gifite uburyo bwacyo. Ngiro muri kumwe ngo ibintu bihwana. Mu gihe cy'ibigeragezo, gutotezwa n'akarengane. Icya gatatu, jya umaramaza mu kwizera Imana no kurushaho. Mu gihe cy'akarengane, cy'ibigeragezo, gutotezwa, nzamaramaza mu kwizera Imana no kurushaho. Bamaze gusenga, urumva basenga bavuga Mana dutabare, urashobora kurenganura, urashobora kugira icyo ukora. Imana irasubiza. Njya nkunda igihe bene data bari bageze igihe cyo guhitamo Daniel, Meshaki na Abednego. Noneho bageze igihe cyo guhitishwamo bati nitanura nta kundi. Cyangwa isengesho basenze, isengesho rikuze. Barabanza baravuga bati turabizi yuko Imana yacu ibasha kudukiza. Nta gushidikanya turiho. Ariko nitwitegeka kandi ikora ibyo ishatse igihe ishakiye. Inahisemo ko tugenda none nuko ari byo byaba bikwiriye. Baravuga ati ariko naho itadukiza. Hello? Hari abantu basenga amasengesho y'abana ngo Mana ngo kora ngo mbane ngo kuri Imana. Ngiki ngo nicyo kiranyereka kuri Imana. Imana suragira ngo ni nyokorome. Uragenga suragira ngo ni mubyara wawe. Mama niwe nakunda gukora amakosa menshi cyane. Nakuze ngira amakosa buri munsi. Noneho hari igihe yazaga akambaza nk'ikintu ntiyakumubeshya. Arangiza agahita mfata nk'ahantu. Ariko ujya ugira ngo ndi mubyara wawe. Ntago nzi niba mubyara w'umuntu ari umuntu agomba kubeshya, ntago mbizi. Ariko niko yakunda kumbwira ujya ugira ngo ndi mubyara wawe. Ngo Mana ngo nutanyereka ikimenyetso iki ngo ntabwo nzavuga kuri Imana. Nayo utayivuga n'amabuye. Mu gihe cy'ibigeragezo, mu gihe cyo gutotezwa n'akarengane,
nzamaramaza mu kwizera Imana no kurushaho kuyizera. Hari umuririmbyi uherutse kuririmba indirimbo nakunze cyane muri iyi minsi, yaravuze ngo bado nitaamini, nzakomeza kwizera. Yaravuga ngo hata ukinijibu nunsubiza, wala usinijibu cyangwa wange kunsubiza, bado nitaamini. Ayo niyo masengesho y'abantu bakuze. Apana ariya y'abantu bari aho ngaho nguze ngo genda ujye kunywa yano mazi, ngo ya mazi ngo aragukiza ibiki. Nimuzajye mugendana utubido tw'amazi y'amafuti. Ntazagira umuntu wongera kubagira imbata ngo ugende ufite akajerekani ngo kamazi ngo fata ngo radio ngo iri kuvuga ngo ngaho ngo fata ngo amazi ngo shira ngo kuri radio ngo utangire ngo unywe. Barakubesha. Mbwira muri kumwe ngo yamanjwe sinzayajyamo. Siyamo pato tutamene dufite Imana yumva. No mu bihe bigoye nzakomeza kwizera Imana ibasha gukora. Ntabwo urabona Petero yari aryamye yisinziriye, ntabwo yari ari kurwana n'inzego zamufashe. Dufite Imana ibasha kwisobanura, dufite Imana ibasha kwirwanirira, dufite Imana. Icyo dusabwa biravuga ngo nuko ibyo mushaka byose bimenwe n'Imana, muyisabiye muyibyingingiye mushima. Wowe teka ni wowe nshururira umutima wanyu, munyikoreza amaganya yanyu yose kuko nita kuri mwe. Urukundo rwa undi hafi ku buryo nkubona nakabakabye. Imana iri kumwe nawe aho ngaho uri. Nawe udukurikiye Imana aho ngaho uri irakuzi, ibasha kukugirira neza nk'uko iri bugirire neza abari hano. Imana ntizigera ibaririza adresse yawe, aho uri irakuzi, amazina yawe irayazi. Haraho ngera bikansaba kwisobanura nagirwa amahirwe bakabavuze nk'umuntu tuziranye ntuwo nanjye aranze. Ariko icyo nkundira Imana ye ntabwo igimbaza kwisobanura byinshi, kuko Imana iratuzi, idufiteho umugambi, iradukunda, yiteguye kutugirira neza. No mu gihe cy'ibigeragezo, no mu gihe cy'ibibazo, no mu gihe cy'akarengane, nzakomeza kwizera Imana no kurushaho. Nzakomeza kwizera ko Imana ibasha kandi ikomeje gukora ibitangaza. Nzakomeza kwizera ko Imana ikomeje gutabara, ko Imana ikomeje kurinda, ko Imana ikomeje gutanga umugisha no kugirira neza abayiringira bakayikomezaho bakayikiranukira. Bado nitakuamini Mungu. Bukeye abasirikare bashiguka imitima cyane, bananirwa kumenya uko Petero yabaye. Herode nawe amushatse aramubura, abaza abarinzi ategeka ko babica. Ava i Yudaya ajya i Kayisariya abariho aba. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ifite imbaraga kurenza ibiguhiga. Imana ifite imbaraga kurenza abaguhiga, kurenza abakugambanira, kurenza abiyumva ko bagufiteho ububasha bwose, kurenza abumva ko bakwibikiye, ku isaha iyo ari yo yose bagukoresha icyo bashaka. Ariko murimo murumva, Herode nawe amushatse aramubura, abaza abo barinzi ategeka ko babica. Naho bagikwica abana, naho bagira bate, Imana izirwanirira. Yarabishe nk'uko yishe Yakobo. Yarabishe kuko kwica amaraso yari ku biganza bye wari umurage we guhera kuri sekuru kugera no kuri nyirarume 20. Buke Herode arakarira Bitiro ni Sidoni, ariko bahuza inama baramusanga. Bahongera Burasto umutware w'abashashi b'umwami, basaba amahoro kuko igihugu cyabo cyahaga mu cy'umwami Herode. Nuko ku munsi wategetswe Herode yambara imyenda y'ubugabe, yicara ku ntebe y'ubwami, arabaganirira. Asinda imbaraga Herode. Hari abantu basize imbaraga. Munagasi muramubona Herode
yicara ku ntebe y'ubwami yasinze imbaraga. 20 abantu barasakuza bati yemwe noneho n'ijwi ry'Imana si iry'umuntu. Ngiro muri kumwe ngo Imana ntigisangira icyubahiro cyayo n'umuntu. Imana ntigisangira icyubahiro cyayo n'umuntu uko yaba ameze kose. Yemwe noneho n'ijwi ry'Imana si iry'umuntu. Imana ititaye ku mbaraga n'ubushobozi rw'ibikurwanya, ifite imbaraga zibishwanyaguza nabo zikabashwanyaguza. 23 ariko muri ako kanya marayika w'umwami Imana aramukumbanya kuko adahaye Imana icyubahiro, ahera ko agwa inyo umwuka urahera. 24 kugira ngo ngubwire ngo no mu bihe by'akarengane no mu bihe byo gutotezwa no mu bihe ntibibuza umurimo w'Imana gukoreka. Amateka twereka ko aho itorero ryagiye rihura n'ibibazo, nibwo muri ibyo bihe nibwo ryakuraga rikaguka cyane. Ariko ijambo ry'Imana riragwira riramamara, kandi bari n'abana Sawuli babaze kubashyikiriza za mfashanyo bahawe, bavuye Yerusalemu basubirayo bajyana Yohana wahimbwe Mariko. Kandi bari n'abana Sawuli bamaze kubashyikiriza za mfashanyo bahawe, bavuye Yerusalemu basubirayo bajyana Yohana wahimbwe Mariko. Ndagira ngo ubwire icya gatatu cyangwa ni icya kane. Icya kane narenze ngo mwasinziye, narenze ngo no gusoma nabyo nta mubiri kubishobora. Urumva niba nshobora kubabwira ngo icya gatatu biri n'imbere yanyu ntimubibone, ntahita amenya ko mwasinziye. Noneho abagisinziye ni bangahe? Bari 4 gusa, reka turebe abasinziye. Okay, abatarasinzira okay, turacyahari. Mu gihe cy'ibigeragezo nicyo cyanyuma nshaka kugira ngo mvuge, ndagira ngo ucyumve neza unandebe neza. Mu gihe cy'ibigeragezo, gutotezwa n'akarengane, nzakomeza kwiringira Imana yonyine. That's the point. Nzakomeza kwiringira Imana. Hano nagakiza, hano ndakugira ngo ni mu gihe cy'ibigeragezo, gutotezwa n'iki n'akarengane, nzakomeza kwiringira Imana yonyine kugira ngo ikore ibyo ibasha gukora, ikoreshe nabi ishaka gukoresha. Halo, nziringira ko Imana ishoboye kwirwanirira, kandi ko mu gihe cyayo itazabura guhana abigize indakoreka, kuko guhora ari ukwayo. Ntabwo ndi bwongere gusoma muri murongo wa 23. Indakoreka Herode akayo kugira ngo mbwirire wo muri kumwe ngo humura, indakoreka Imana ishoboye kuzihanira. Hari abantu biha akazi k'Imana, ugasanga umuntu yihaye akazi k'Imana ngo uriya muntu ngo nuko utazi ibyo yankoreye. Wowe si akazi kawe ni ugukunda abantu, ni ukubaha ideni ry'urukundo. Abakuhemukiye ubagirire neza, ukomeze ubagereka amakara ku mutwe, kubera ko guhora ni ukwande. Halo, hano uri kubona ari Petero waje kurwana na Herode, ngo ariko kuko atahaye Imana icyubahiro, nzakomeza kwiringira ko Imana ishoboye kwirwanirira, kandi ko no mu gihe cyayo itazabura guhana abigize indakoreka, kuko guhora ni ukwayo. Niho twasomye ngo ariko muri ako kanya abantu bakimara yewe ngo noneho si umuntu twumva, noneho n'ijwi ry'Imana. Abantu barasakuza bati yewe noneho n'ijwi ry'Imana si iry'umuntu. Ariko muri ako kanya marayika w'umwami Imana aramukumbanya kuko adahaye Imana icyubahiro. Bakundwa, Abaroma 12:19 aravuga ngo bakundwa nimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora ni ukwanjye, ni jye uzitura, ni ko Uwiteka avuga.
nzakomeza kwiringira Imana yonyine, nzakomeza kwiringira ko abiringira uhoraho bazongera kubona imbaraga. Abiringira uhoraho bazongera kubona imbaraga. Halo, halo, halo. Ngo naho igiti cyatemwa ngo kirongera, ngo kandi amababi yacyo akaba ibitontome. Naho umutini utatoha n'inzabibu ntizera imbuto, n'amasho n'intama bagahingira ubusa, nta kabuza. Maze Yesaya 40 ahereye ku murongo wa 27 niho nshaka gusoreza, mbere y'uko mbabwira ko nzakomeza kwiringira. Aravuga ngo, yewe Yakobo, Isirayeli we, niki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa, ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyiha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Nzakomeza kwiringira ko abatukwa, bagatotezwa, bakabeshyerwa bazira ibya Yesu, ko ingororano zaba ari nyinshi mu ijuru, kandi ko n'abatubanjirije ariyo nzira baciyemo. Matayo 5:11 ati namwe muzahirwa ubwo bazabatuka, bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe, muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Mu bihe byo gutotezwa, mu bihe by'akarengane, mu bihe by'ibibazo, mu bihe bigoye, tuzasenga ubudasiba, tuzaterana n'abandi, tuzizera Imana no kurushaho, kandi tuzayiringira kuko yishoboye kandi ishoboye. Nagira ngo duhaguruke, tugiye kuririmba another commitment song. Tugiye kuririmba ngo, nge ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose, ngeze no kugupfa. Nta mugisha dufite urenze kuba twaragabiwe ingabire yo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo, mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Mbwira muri kumwe ngo ibindi byose Imana izi kubikeneye. Mumbwire ngo ibindi byose Imana izi kubikeneye. Ibindi byose, ibindi byose, ibindi byose, ibindi. Ubwo wabuze kwishyura inzu, ibindi byose harimo no kubona ikode ry'inzu. Uri gushaka kugura agapariseri, harimo kubona pariseri. Uw'ideni ryagoye rya banke, harimo gucuruza bikunguka akabasha kwishyura. Uwakenda kacikiyeho, Imana irambika ibindi. Niyo mpamvu nge ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose, ngeze no kugupfa. Muri iki cyumweru no mu minsi izaza, ibihe uzanyuramo uko bizaba bimeze kose, uzakomeza usenge, ntuzabure guterana n'abandi. Uzamara maze mu kwizera no kurushaho, kugeza n'igihe n'ikigeragezo, kugera uzamera nka bakavuga ati ariko uyu yarasaze, waretse iyo Mana ko n'ubundi wapfuye, ko ntacyo usigaje. Yari yaramaramaje mu kwizera no kwiringira. Nge ndi umukristo, nzahora ndiwe
Ngenda umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Ngenda umukristo mpora mbihamya, nawe igihugu cyose cyanseka. Ngenda umukristo wo mu mutima, kuko usigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yasize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Icyatumye apfa yasize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Ngenda umukristo umva ubwo buntu, narakijijwe kugwa mu byaha. Ngenda umukristo naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. Ngenda umukristo n'umutabazi, mu ntambara ndasana n'ibyaha. Mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahorane. Mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahoranesha. Ngenda umukristo ndumwimukira, nakomeje mu rugendo rwanje. Ibyino mu isi nabihinyuye, sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Ngenda umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Ntazaribayo nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Ntazaribayo nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Mwami turagushima, urakoze kubw'ijambo ryawe, urakoze kuko uri Imana yacu. Duhe Mwami kumenya agaciro ufite mu bugingo bwacu, kugira ngo Mwami yaba inzara ntizadutandukanye natwe, yaba akarengane ntikazadutandukanye nawe, yaba ibisubizo ntibizadutandukanye nawe, bwaba ubukire ntibuzadutandukanye nawe, bwaba ubukene ntibuzadutandukanye nawe, bwaba uburwayi ntibuzadutandukanye nawe, kwaba gukira indwara ntikuzadutandukanye nawe. Urakoze Mwami, akira imitima yacu nk'ituro n'igitambo tuguhaye kuri uyu munsi. Mwami ubone wakire n'amaturo yacu y'imitima ikunze, y'amashimwe, y'icyacumi ku byo waduhaye. Mwami ntacyo twaguha kirenze ibyo waduhaye. Reka icyubahiro no gukomera bibi byawe. Urakoze kubyo aba bamama, urakoze kubwo aba papa witeguye kugirira neza.
uzadufashe mwana kugira ngo ibisubizo byacu bitazadutandukanya nawe ngo tubure mu nzu yawe. Reka icyubahiro no gukomera bibe byawe. Umugisha buri wose ugiye kurambura ikiganza cye, umugisha imirimo twerekezaho amaboko yacu. Muri iki cyumweru cyose uzagendane natwe, uzatugirire neza. Mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera.